aho fete biterwa n'ukuntu witwaye burya akazi kose bitewe n'uburyo ugakora n'ibyo ushaka kugeraho byanga byakunda birakunda kandi nta kazi kabaho katagira amafaranga ahubwo biterwa n'umutwe ubara amafaranga ntawe harahari hari ahantu nagiye bita mu bwenge Yeah. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Easy Music Rwanda. This is Jerry Bass on the mic, the African black and brown bass boy. Tuzindukiye mu kazi rero nkuko mubizi twabyemeje ntago tujya dusinzira. Ubu tuvugana nahagana saa moya n'igice. Ubu tufite urugendo tugirimo turajya ahantu bita Nyamata. Tujye kureba umucuranzi bita icyamamare kuri basse ari we bita Ishimwe. Twaramuberetse mu maflyers twagiye tubereka. Tujye gukorana ikiganiro ku bijyanye n'iterambere ry'umucuranzi. Hari ibintu byinshi rero nabateganyije turi buganire nawe, hari dukuru twinshi dusekeje mutazi muri bumenye, hari ikiganiro cyubaka ndi bugirane nawe ku bijyanye n'iterambere, uburyo umucuranzi ashobora gutera imbere kandi bigashoboka akagera ku bintu bishoboka byinshi abantu bashobora kureba bagatangara. Ibyo byose ndayabikiye muri no nkuru, muze kugumana nanjye ntimuveho. Ikindi nimba utarakora subscribe ubanze ukore subscribe, nimba utarakora share ujye udufasha sharing bino bintu uzajye udufashije. Urakoze cyane. Yo. Twongeye kubasuhuza rero. This is Jerry Bass on the mic. Tukaba tugeze rero ahantu tugiye gukorera uyu munsi ni Bugesera, ahantu bita Nyamata Mayange B. Tukaba turahageze tugiye kureba umucuranzi w'icyamamare bita Ishimwe. Turaza kumubaza ibintu byinshi birimo amakuru atandukanye, harimo amakuru mbese cyane adufasha kugira ngo abantu bifuza kujya muri kariyeri y'umuziki babone ko ari kariyeri igira iterambere nk'uko andi makariyeri agira iterambere. Tubararikire rero kubana natwe, ntimuve ku murongo, mugumane natwe. Ubu tuvugana ngiye kumuhamagara mubaze neza aho turi umusange, ubundi rero dukomeze n'ikiganiro cyacu. Murakoze. Tumanuke. Tayari turabasuhuje cyane nyuma y'urugendo rutoroshye tumaze gukora duturika i Kigali Kicukiro. Twahageze aho tugiye gukorera akazi k'uyu munsi ni kwa Ishimwe, icyamamare mu muziki, muramuzi cyane. Aragenda tubwira n'ahandi hantu tubereka n'amafoto kugira ngo mugende mubona ibyo tubaganirize, mbese ibyo namwe mwibonera. Tumenyera amakuru ko ari mu cyumba cya studio ari gukorera indirimbo, na amahirwe menshi cyane yuko ashobora no kuza kuducurangira tukamwumva. Murakoze cyane rero, tubahaye ikaze n'ubundi mukomeze muze tuganire twumve amakuru atandukanye Ishimwe uyu munsi adufitiye. Murakoze cyane.
tayari amaherezo y'inzira burya ni mu nzu twahageze kwa Ishimwe. Mwari mumaze iminsi mumutegereje, twayibonaga muri comment kuri WhatsApp, kuri Facebook, batubwira ati se Ishimwe ari hehe. Byatugaragarije ko rero kino kiganiro mu gifitiye amatsiko muri benshi. Twahageze rero ni kwa Ishimwe, ni mu rugo rwe. Tukaba tugiye gutangira n'ubundi tumwakira twibwira mu buryo burambuye. Turakwakira Ishimwe. Murakoze cyane. Amazina ni Ishimwe Etienne. Ndi umusore, ndacyari umusore. Ndi umucuranzi nanjye ukizamuka. Kizamuka cyangwa wageze? Oya, kizamuka, ndacyazamuka. Nimba ukizamuka genda cyaryamye tu. Wow, twahageze. Ishi, kuri Facebook witwa gute? Nitwa Ishimwe n'undi Etienne. Iyo mbona yanditseho ni Ishimwe cyane ni Etienne. Nari ngiye kwandika i, hari ukuntu noneho ujya kwandika kuri keyboard ya telefone hakazamo caps lock, noneho bikarangira wanditse ala. Ni ala Ishimwe nyine, nari ngiye kwandika i, biranshika ko n'ubundi nahise birekera uko. Byaranshangaga, naje mfite ikibazo mvuga nti Ishimwe iriya ndaza kumubaza igisobanuro cya ko nari mbizi ko yitwa Ishimwe Etienne, noneho nkibaza iriya isobanura iki. Byari nyine ni nka accident, sinzi ukuntu byagenze, naye nashidutse byarangiye mutanyigumizaho ko. Ubwo rero abantu bari bafite urujijo nk'urwo nari mfite kuri iriya rwose ntabwo risobanura Lebanon nk'uko nabyibwiraga. Numvaga ari irindi zina risekeje nyine waduhishe. Wow, ni Etienne kuri Facebook, kuri Instagram ni Ishimwe Base. Ishimwe Base. Nashaka amavideo meza ya Base njyushyira hose cyangwa ubikora rimwe na rimwe bigutunguye? Ntabwo ndi ubuntu ukunda gupostinga cyane, gusa nyine iyo habonetse nka video yinje mu mutwe nkayikora. Burangiye gupostinga biramvuna kuko nta bintu njya nshuranga ngo biniryohere. Rero iyo mbonye basi hari aho ntakotoye niko mfa kuvuga nti reka mfe gupostinga nyine nta kundi. Okay, wow, kabisa. Ishi, mfite ikibazo nshaka kukubaza kiri butwinjize mu kiganiro. Reka nze ndifashisha ino telefone. Hari amafoto hano mfite ugiye kureba. Byibuze nagerageje kureba kuri Facebook inuza yawe, byibuze nafuye kuyama yose. Noneho akiragenda ureba, noneho umbwire. Urambwira ifoto wifotoje kabisa yagushimishije muri ayo ngayo, none unanyereke iyo ubona nyine bidahura. Yagushimishije niyo ubona rwose, niyo uyirebye ikujabuka, wa mugani wa Rock niko ajya avuga. Hera hano ugenda uzamuka. Ifoto ni ifoto. Rero ifoto ni ntabwo ngiye nkunda kuyifotoza, ahubwo abafotoye nibo bajya bayanyoherereza nyine, ariko ifoto navuga nziza ngira ngiye bamfotoye muri izi ngizi mayinka ni iyo ngiyo ishobora kuba ari niya vuba. Iyi ni ya vuba, ni muri kino cyumweru. Wari uri he? Nari ndi kwa Ndatimana pianiste. Twari tuhahuriye turi abantu bane, Simeo kwanza ni amafoto y'ino foto. Na Bosco ni phone. Ni 12 Pro. Wow, kabisa. Aha. Yanjabutse rero. Iyo navuga ifoto mbi nzi nanjye ngira mbi. Iyo wavuga mbi, iyo nzi mbi buno ni ihera. Ni iyi ngiyi nuko itagaragara neza. Ntabwo igaragara neza nyine, ariko noneho ahangaha hari mu kabari. Ari mu kabari kabi niko navuga, hari abantu b'abasizi. Hari ukuntu rero abasinzi iyo basinze bactinga nabi. Iyi foto yafashwe rero ntishimye, niba ubibona urayibona ko nari narakaye kabisa. Iyi ngiyi hari ifoto nabonye, hari ofete ni ebyiri, reka nze nkwereke iya mbere. Iyi foto ni ya 2010 ngirago na 6 gutyo. Iki gihe nibwo nari ntangiye kwinjira muri career ya music, ariko nibwo nari ntangiye, nibwo navuga ngo nibwo nari ntangiye kumenywa n'abantu bamwe na bamwe. Aho inyuma rero kureba uwo ni Dominique, hanyuma uwo ni Ndati. Ari muri gucurangira bande? Sinibuka nanjye, gusa icyo nibuka nuko ari Kicukiro. Ni Kicukiro, hari
urabona akarere ahantu kari sale iri imbere y'ira station y'akarere ndahazi niba ari sinibuka ukuntu bahita naho ngaho niho iyo ntuze yari yabereye kabisa reka nkwereke indi ngewe ijya injabuka yongeye kukwereka ndabona ari nyinshi ariko reka ndebemo iyi ngiyi ndahita nkubwira n'impamvu nambaye ikote ahantu twari twagiye gucurangira ahantu hari His Excellence ngira ngo niyo mpamvu ahari ariko ubundi ngewe ntabwo njya nambara ikote rwose amakote si utuntu twanjye ariko ahangaha byabaye ngombwa ko ryambara nyine bitewe n'ahantu tugiye gucurangira byari biri mu bintu nashaka kukubaza niba ukunda ikote kuko urebye ino foto uhita uvuga ati rwose hari ibintu bitajyanye kabisa ikote kabisa ntabwo ari utuntu twanjye ariko iyo tuvuze ibi tuvuga n'ibyiza by the way hano hari ifoto nziza nakunze ifoto mperutse nanakoresheje kuri afishe yawe okay iyi ngiyi iyi ni Kenya aho narindi Kenya ino wari uri Kenya wow ino foto ni nziza cyane dore n'indi kanyirebe nitonze yes iyo ngiyo ni phone yanjye wow gira phone nziza ntabwo ari ibya danje ariko nayifotoje phone yanjye ni iPhone 7 wow kabisa ino foto ni nziza kabisa aho ni kwa Rugamba kuri church twafashe tamoro nagize ngo ni Kenya nayo oya ni mbere yuko ngenda wagiye wasohotse u Rwanda uryari ubu hashize amezi 4 ubwo ni muri kwa 10 yandi kuvuga bwa mbere na mbere rero byari nka paracida twari twagiye ahantu muri gigi n'abantu tugera hafi n'umupaka wa Uganda tuhita twambuka nta byangombwa uretse ko nyine bagize ngaho tuyi nk'abaturage babo urabona hafi n'imipaka wenda hari ukuntu baba baza abaturage ko bambukiranya imipaka bakajya nyine kugera rero twerekanye amarangamuntu baratubwira mwikomereze natwe tugera mu Bugande gutyo tuhita tunagaruka mwagarukiye mwakoze iki twaratembereye gusa nanjye urumva nagendeye mu kigare cy'abandi nta akahe kantu wakuyeyo oya ntako rwose ntabwo twagarukiye hafi rwose uvuga nk'ako kumwe oya ntabwo twatinze kuko twari turi gusiganwa n'amasaha hashize iminsi nka 2018 yes kabisa yes murakoze cyane tubinjije mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dufite ibindi bibazo twagiye dutegura ariko birimo hariyeshi uyu ni umukino ni game time ni challenge number 1 tugiye gukora ya kino kiganiro amategeko nuko uri bufate kano kantu noneho wowe uragatera noneho aho kagwa urahita ufata ikibazo kirimo ubundi ugisome unakidusubize yes murakoze twatangiye umukino tayari genda witonze fungura neza witonze nuhe mu sobanuzi wa filime ukunda ntabwo nkunda filime sure niyo muntu ushobora kuba utareba filime hano mu Rwanda ntabwo nkunda filime rwose nta nubwo nshobora kureba filime ngo igere 15 Rocky Entertainment n'abandi bantu bose mukorera muri filime mu translating amafilime murumva ko kwayishimwe nta mafaranga ajya haturuka ajya muri filime wow murakoze cyane ino challenge number 1 ikabitwinjije mu kiganiro nyirizina ishina shaka kubaza winjiye muri kariyeri y'umuziki ryari burangiye rero mu bwenge bwanjye ntabwo nibuka ubuzima bwanjye ntacuranga sure cyane rwose ntabwo mbyibuka nukuvuga guhera nkiri umwana bundi ubuzima bwanjye bwo muri primary 1 primary 2 bwose ndabwibuka ariko icyo gihe naracurangaga
wacurangaga iki? nacurangaga keyboard. Ubundi mfite amakuru ko no kuri keyboard urarenze. Ntabwo ndenze nk'uko babivuga, ariko niyo nacurangaga, niyo nahereyeho. Birakaze. Ubwo no kuvuga ngo wacurangiraga he? Nacurangiraga iwacu ku ivuko, n'undi ni mu Bugesera, urabona ko naje ku ivuko n'ubundi. Ariko nacurangiraga muri korali y'ababyeyi bombi, niyo baririmbagamo. Rero ninjye wari umucuranzi wa keyboard icyo gihe. Muri yatorero ADPR. ariko banzi kaze ku bintu by'abacuranzi. ADPR yakujije abana benshi, abacuranzi benshi ngira ngo bakomeye binahangaha bavuye muri ADPR. Ubu ukurikije ku rwego uriho, ubu wahita utubonera nk'umubare nk'abantu nk'icumuzi bacuranga ahantu hose, cyane muri Sakira baturutse muri ADPR? 10 sinzi ko bageramo, gusa benshi. Moses niyo yacurangaga, nanjye muri Sakira ko baranshiranye. Isaac nawe niho yacurangaga. Vitali Rafael ntago ariho yacurangaga. Vitali nawe niho yacurangaga. Gratuye sinzi amakuru ye neza, kuko Gratuye yahitinze njye ntaramenya iyo biva niyo bijya. Ariko na ba Didier niho bacurangaga, na ba Adamu. Ni benshi. Uziko buriya ADPR buriya wa mugani hari ibintu bifite bikomeye ubanza itajya yitaho. Ibyo bintu birakomeye kubibona, gusanga hari idini ya produce abacuranzi bangana gutyo. Iyo birebye cyakora biba bishimishije. Nayahe mafaranga wakoreye mu muziki ukumva aragushimishije yarangaye? Gig imwe se bakayampera icyarimwe? Nyine kubona ari naho ukorera menshi cyane, kandi wenda ukabona ari bisanzwe. Amafaranga muri kariyeri yawe y'umuziki wakoreye ukavuga utano mafaranga ebana ndabona ari aya danje. Rero ngewe ubuzima busanzwe ngewe nkunda ikintu cyitwa save. Rero kubera gukora ngiye savinga, nabonye nyine amafaranga, navuga ko nyine abantu benshi badatekereza ko yava muri gitari. Rero sinamenya ngo aya mafaranga nyine ngo amafaranga yamba, gusa nyine icyo nzi nuko ngenzi ko yari menshi. Wow. Yari menshi kabisa. Amafaranga yatumye ntangiza igikorwa cyo kugura ikibanza, nkarangiza kukigura, nkatekereza kucyubaka, nkacyubaka, akaba ari naho ntuye. Urumva yari menshi. Wow, amafaranga yavuyemo ikibanza ukacyubaka kikarangira, akaba ari naho tuye. Ndakeka ari aha twicaye. Ba bacuranzi bari bazi ko amafaranga adashobora kuvamo inzu yo mu bucuranzi. Hari abantu benshi bazi ngo amafaranga y'abacuranzi ngo abateye nimba ari ngo ariho imivumo, ngo nta kintu yakugezaho. Ofete biterwa n'ukuntu witwaye. Burya akazi kose bitewe n'uburyo ugakora n'ibyo ushaka kugeraho, byanga byakunda birakunda. Kandi nta kazi kabaho katagira amafaranga, ahubwo biterwa n'umutwe ubara amafaranga. Amafaranga ayo ariyo yose rero burya wanayabyaza umusaruro. Biterwa nyine wowe nuko n'intego zawe, ibyo ukunda se nyine ahanini ni nk'ibyo ngibyo. Kuko impamvu abacuranzi bavuga ko amafaranga yabo abamo imivumo cyangwa se ikindi kintu, nuko abacuranzi ahanini amafaranga yabo bakunda kuyakoresha bizeye ko barabona andi. Kandi amafaranga y'abacuranzi ni amafaranga batavunikira. Ni nkaho niko navuga, kuko iyo ucuranga bitewe n'abantu ucuranga, icyambere uranezerwa wowe ubwawe, none ukaba uri no kunezeza abandi, noneho iki kigeretseho ukabona n'amafaranga. Kumva ni ibintu bitatu byombi uri gukora, kandi noneho binejeje, uri kwinjiza nyine. So rero bituma rero benshi avuga ati reka nkoresha aya, none ejo mfite akandi karaka gutyo akajya spendinga gutyo. Ariko burya amafaranga yose ewana ni amafaranga, kandi arafata bya bibiri bya igihumbi. Nanjye ayo mafaranga narayakoreye, nahereye ku gihumbi. Oya, naragikoreye kabisa, naragikoreye pe. Konzi ko hari ahantu najyaga numva bavuga ati shimwe udafite anga ntiwamuzana. Ubwo icyo gihe nubwo ni vuba, kuko erega ntabwo umuntu azamuka ngo ahita amenyekana. Hari ahantu umuntu ahera hasi.
hasi kabisa, hasi hahandi utabona naho kuri icyo gihumbi, ahubwo ugomba gucuranga kubw'umurimo w'Imana. Kabisa, Imana ishimwe. Ntago nari mbizi ko ibyo bintu nawe waba ubitekereza. Byarabaye kandi cyane, ndetse ni ukuvuga nanjye kugira ngo ngere kuri level yo kuba nakorera amafaranga hari hasi nahereye. Hasi hashoboka kabisa. Challenge number 2 twagiye. Rarenze. Iki kibazo rero ngaye ngo kirakomeye cyane. Wakundanye n'umukobwa bwa mbere ufite imyaka ingahe? Urareka namvera. Nari mfite imyaka nka 17. 17? Ni kera cyane. Ntago ari kera kuko n'ubu ntago ari myinshi. Ufite imyaka ingahe? Ubu muri uyu mwaka nduzuza 21. Murakoze. Yes, uretse watubwiye amafaranga wakoreye ukayakuramo iki kibanza ukabukubaka inzu nziza, abantu bayibonye nayikoreye introduction kino kiganiro. Ino nzu ntago ari mbi ku muntu nkawe. Wow, nukuri congratulations. Uretse icyo ngicyo nta kindi kintu wigize ugeraho kabisa cyagushimishije bitewe nuko muziki ariyo yabigizemo uruhare? Ngewe ubuzima bwanjye bwose ni muziki. Ni ukuvuga hano wabibonye mbana n'aba brothers nk'ari ngewe umubyeyi wabo, ni nanjye mukuru. Ikintu cya mbere nshima n'Imana nuko music mbere yuko nanubaka yatumye mbasha kubaho n'abarumuna banjye, kuko hano niba barumuna banjye undi nibo mbana nabo, uretse ko n'umubyeyi aba hari, ariko na mbere tunabanaga n'abavandimwe banjye ni babiri. Umwe ari ku ishuri undi wenda niwe uhari, ariko music niyo yamfashije kubarera, bariga, bararya, barambara, byose kabisa barabibona, ntacyo babuze, kandi byose bivuye muri music. Ikindi music nyuma yaho yamfashije, navuga ko naho muri Kenya narindi ninjye wijyanye, ninjye witegeye indege, ninjye wigaruye, byose nyine urumva ni music kabisa. Ni music, nta kindi, nta bundi bufasha, ni gitari gusa. Wow, kabisa. Hanyuma se ni ikihe kintu wagerageje gukora ukoresheje amafaranga yawe cyanaguhenze ariko umusaruro ukuyemo ntugushimishe? Mbese ikintu wagerageje gukora ukagitaho amafaranga yawe ubundi noneho bikarangira utakishimiye? Ntabonye profit nk'iyo nashakaga, ntakubeshye ntacyo rwose, nta kintu nashoyemo amafaranga yanjye ngo kimpombere. Wow. Kuko ibintu byose ngiye nshoramo amafaranga nubwo buzima busanzwe bwa baruna banjye, kuba babona uko biga, niba nkeneye gitari nkayibona, cyangwa se nimba nkeneye keyboard nkayibona, nimba nkeneye ibintu nk'ibyo. Ibyo nagerageje gukora bindi bigoye no kubaka, nabyo ndashima Imana ko bisa n'ibiri kurangira nubwo bitararangira. Urebye nta kintu na kimwe rwose, kuko sinigeze njya muri business, reka ntayo, ariko nyine buri kimwe cyose nakoze rwose nta na kimwe cyampombeye. Niye business wumva utekereza wakora uramutse ubonye uburyo? Mbonye amafaranga, business nshobora kuba nakora n'ubundi niyo kugurisha ibyuma bya music, nkajya mbikura hanze nkabizana bikagurishwa mu Rwanda. Kubera ko uyikunda cyangwa? Kubera ko nyikunda, kandi burya umuntu akora ibyo asobanukiwe. Ntago wajya kuvuga ngo ugiye gucuruza imyaka se, ntago nzi ko wenda ushobora kuzashaka umugore ubisobanukiwe. Ari umugore we yabijyamo, kuko wenda we nibyo nyine yaba asobanukiwe, ariko nkanjye ntabwo rwose navuga ngo nabijyamo kuko ntago mbizi rwose, nta makuru mbifiteho. Challenge number 3 twagiye.
ubwo nakaye turasubira cyari gutera aho ushaka aya ndi gupfa gutera gusa burana ahiye koko ni ikihe kintu wabonye muri kino cyumweru gishimishije? Nabonye gitari nshyashya. Wow. Yes, iyo gitari rero tubwire imeze iteye bimeze bite? Gitari ni C chord, ni ku marque ni RTD. Yaturutse Belgique. Iyo gutwaye nk'amafaranga. Ibyo tubigira ibanga. Okay. Nuwe mucuranzi ufatiraho urugero? Mu Rwanda cyangwa hanze? Umucuranzi wari wese ubwo. Umucuranzi wari wese. Je nkunda kuvanga. Hari igihe numva Derek Barnett cyangwa nkumva Adrien. Ari witwa Adrien nawe w'umuzungu. Nabo ngaba kenshi nkunda kumva. Wow, hanyuma se ni ikihe kintu wumva ari cyo gituma ari bo uhitamo kumva? Buriya amatwi ya music uko umuntu agenda yumva ibintu byinshi agenda akura. Rero bitewe n'ibyo bacuranga ngiye binyura amatwi. Nkumva harimo n'ubundi buhanga, nkumva hari n'ukundi kuntu nyine baryoshye kurusha abandi. Ariko suko akari bo baba barenze kurusha abandi nuko ko aba ari ibyo baba bakora biba binyuza umutima wanjye. Buriya hari n'abandi benshi cyane tuba tutanazi ariko abo ngabo ngiye nibo banyispira. Wow, kabisa. Challenge number 4. Akunda uhe muhanzi mu Rwanda? Mu Rwanda rero randavuga ndera. Ngiye mu Rwanda nkunda abahanzi babiri kwanza. Ngiye nkunda DJ Pius nkakunda na Melody. Ariko abo bantu bombi ntagaruka uko barenze ngo mu kuririmba cyangwa se urundi rwego bari oya mbakunda kubera ko bari hambo cyane. Wow, bari hambo. Ngiye mbakundira ko bari hambo ntago ari ba bantu bikomeza ngo kubera ko hari aho bageze. Nyamafu. Ngayo nguko rero ishimwe tukaba tumubajije ibibazo bitandukanye ariko hari ikibazo kimwe numva nifuza kumubaza tunagera no ku musozo mbere yuko dukora challenge number 5. Ishimwe ndashaka kukubaza nuruhe niyihe nama utanga cyangwa se nuruhe ruhare wowe watanga mu gushishikariza abacuranzi ari abakiri batoya ari abagifite aho bageze bataragera kure cyane cyane batekereza ko kariyeri ya muziki nta kintu kibamo? Abantu bagifite imyumvire yuko muziki nta kintu yakugezaho, abantu bagifite imyumvire yuko muziki nta faranga ushobora gukuramo ngo rikugirire umumaro. Hari na uretse n'abacuranzi hari n'abandi bantu bayibona gutyo ugasanga nk'ahantu hatandukanye abari abacuranzi se bizamarira iki mbese wowe n'uruhe ruhare watanga cyangwa se inama watanga ku bantu bafite imyumvire imeze gutyo cyane cyane abacuranzi? Ku mucuranzi ufite iyo myumvire aba afite ikibazo kinakomeye kuko wenda ari nk'umuntu utari umucuranzi nabyumva kuko ibyo bintu ntago aba bikora. Wenda ari kuko we nta nyine ababona ari abantu bari aho bahora banezerewe yego ariko ku mucuranzi we abazi inyungu akuramo ibyo ari byo byose nubwo yaba atayibona ihagije ariko hari ubumenyi afite uko agenda akora izo practice ibintu nk'ibyo ubumenyi afite nibwo bumwongerera value yo kuba nyine yagetinga nyine profit ihagije cyangwa se akabona amafaranga ahagije. Rero ntekereza ko inama nabaha amafaranga yose ubona ntago ari make ayikorera yari yose ntago ari make. Icyo ukwiriye gukora byaza umusaruro ayo ngayo ufite ubongere na practice. Ubumenyi uko bwiyongera niko n'amafaranga rwose ziyongera.
ushatse kuvuga ngo nta mafaranga mato abaho oya ntayo nta mafaranga make abaho cyane uko ukunda gusevinga abantu bijabuka ibyo bintu batabikunda oya ntayo hari umuntu uzi wabonye uvuga ngo amafaranga ni make oya uramutse ubivuze kuri kino kinyejana wawe waba hari ikintu ubura nta mafaranga make abaho rwose amafaranga iyo ari yo yose bitewe n'umutwe yafite akora iki agakwiriye gukora kandi akakugeza ku cyo ushaka kugeraho bwira umuntu ufite amafaranga yiwe wumva ashaka business yo gukora ariko akaba yumva muziki atayishoramo amafaranga yiwe mutinyura umubwire ibyiza byo gukora business yo muziki nayigemo amaramaje ayashoremo nyine abanza amenye nyine ni gute nakunguka cyangwa se ibintu nk'ibyo ariko nyine amenye ko ni ibintu bishobora kuguhereza amafaranga kandi ahagije afatika ahagije rwose ntago ntagire ubwoba bwo kuba yavuga ko hari ashobora kuzashya nk'ikihe kintu by'umwihariko umuntu ashobora gukora akaba yizeye ko ari ikintu cyamuha amafaranga urumva nk'iyo business yo gucuruza ibyuma birashoboka iyo kugira band ikora mu tubari cyangwa se ikora n'andi hantu mu makwe n'ibiki birashoboka nta kindi wenda igitekerezo kijyanye n'ibyo ari ibintu byinshi cyane ushobora gukora production ushobora kugura ibyuma bya production ugashinga studio ushobora gukora room ya practice ushobora kugura ibyuma ukajya ubikodesha aya mabendi kuko amabendi yose ntago agira ibyuma ushobora gukora ibintu byinshi cyane ushobora gushinga ishuri ukajya wigisha mbese business muri music zirimo nyinshi pe mbese hari ibintu byinshi ushobora no nk'uko mwiyemeje mugakora channel ibintu nabyo ni nka music kuko muganiriza abamuzisiye ntabwo muganiriza abacuruzi b'inyanya bari ibintu byinshi cyane kabisa hari ibintu byinshi wakora wow yo still Jerry based on the mic turakomeje kino kiganiro hari ikibazo cya nyuma numva nifuza kubaza ishimwe ndashaka kubaza ikibazo cyangwa se ndashaka reka mbyite ikibazo ni nuwe muntu ubona waturinkinga kuri muri Neptune's band ubona nyine umuntu nabaha ubona yaba rero ubu ngubu ni nka Josh Keys niwe wacurangaga keyboard muri Nep abonye asigaye akora na saxophone azi na saxophone by the way ku bantu bakeneye abantu bacurangira saxo Josh ni umuhanga kandi nagaca menshi mu mwegere musange kabisa abikora neza cyane afite touche nziza cyane kino kiganiro ugahita uzahita umyemerera ko uzamukubita link imite mutwikira muri no video aza ewan ibyo ndabikora mukiva Yes, murakoze cyane rero ni ikiganiro twagiranye na Ishimwe. Reka twinjire muri challenge number 5 ari nayo iri butuganishe ku musozo wa kino kiganiro. Ibiganiro nk'ibi byo nakagaruka kuri Easy Music Rwanda. Ikindi mbibutsa nuko wowe utarakora subscribe kugira ngo urusheho kudushyigikira ushyigikira umuziki hano mu Rwanda, ushyigikire abacuranzi bakiri batoya n'abagizaho bagera. Iyi ni platform umucuranzi wese agomba kuzayageraho akagira ubumenyi hakura kandi akagira n'ibindi bintu ahungukira cyane cyane bigamije kuzamura iterambere. Hano kuri Easy Music siroga yacu turavuga ngo let's make music and live better. So reka twinjire muri challenge number 5 ari nayo tuganisha ku musozo wa kino kiganiro. Tugushimira cyane Ishimwe. Murakoze cyane nange ndabashimiye. Wow, uretse Facebook na Instagram nta yindi social media platform ujye utwikiraho ngo tujye tujyayo? Nigeze kuzaya nkoresha YouTube ariko sinkikoresha, nabaye mbiretse. Wacitse intege? Nabaye mbyibariye, ndashaka kuzabisubiraho nsigaye nkora ibintu biri kuri standard yo hejuru, nk'ama video meza, ibintu nyine biri byaranje neza. Ikintu Bruce Melody yigeze kuvuga ngo kunyurwa ngo ntagaru igikorwa cy'abantu b'abagabo. Nanjye sindanyurwa niyo mpamvu nyine mvuga ko ngomba kubisubiraho ariko biri ku yindi level.
Wow, kabisa. Sawa, reka twinjire muri challenge number 5. Tubashimira cyane kuko mwagumanye natwe muri kino kiganiro. Turabararikira n'ibindi biganiro bitandukanye tugiye kuzajya dukorana n'abacuranzi n'abandi bantu baririmbyi, aba producer, abantu batandukanye bigamije kugira ngo bikongerere amahirwe n'ubumenyi wari ufite muri muziki. Sawa, twagiye. Rero akavizi. Ni hantu hatagushimishije mu hantu hose wageze? Mbanze matekerezo kuko baranihera. Ntabwo ndi kwibuka kuko ndi kumva ntaho. Harahari. Hari ahantu nagiye bita mu Bweyeye. Ni muri urabona uba wenda ugeze mu ishyamba rya Nyungwe, ugezemo hagati neza. Ugera ahantu bita ngo Ipindura, ubundi ukahita ufata moto igutwara amasaha 2. Kuri moto ukishyura 5,000. Aho hantu nta muriro wari uhari, yewe nta mabotike ariyo. Wavuga ngo nagiye ntwaye amafaranga, nta kintu nayakoresheje, narayagaruye. Telefone nta connection yari ihari. Mbese namazeyo icyumweru cyose. Noneho umwaka tugiye kuhava, ibyo bintu David arabizi. Najyanye na David n'umusoliste witwa Kito. Mushobora kuba mutamuzi cyane, ariko wowe uramuzi. Ubu ngubu aba muri Kenya. Twagiyeyo turi kugaruka, tugihaguruka neza tukinjira muri iryo shyamba. Ewana, imvura yaratunyagiye, imvura yaradukubise, tugeraho Ipindura, dukuraho imyenda mu muhanda turayihindura. Ariko kumva n'indi yose yari yabaye amazi. Nta mufite mwugama? Ntaho mu ishyamba wakugama he. Nta, imvura yaratunyagiye, gitari yari yabaye amazi. Kito efe yaje ajugunya. Mbese abantu ntago njya mpibagirwa. Ngaye nguko Ibweyeye hari bya hashize imyaka ni nka 2017 n'umuntu na 6 ya 16. Reka twizere ko hari kuna abantu bahagenje kuko nanjye ndumva bintu. Nyuma bambwiye ko aho nakomeje gukurikirana amakuru yaho, gusa bambwiye ko ngo bahashyize kaburimbo ngasigaye n'umuriro. Urumva igitangaza cyarabaye. Imana ishimwe. Abantu b'Ibweyeye rero tuboneyeho no kubasuhuza rwose. Imahoro n'imigisha n'ibibane. Ishinda gushimiye cyane kuko wemeye kubana natwe mu kiganiro. Murakoze cyane, nange kabisa ndabashimiye kuba mwatugezeho. Bwana twemereye ko tuzagaruka. Karibu kabisa hano muri Isanga. Murakoze cyane. Dushimira cyane Samu wadukoreye kuri kamera, dushimiye ishimwe umutumirwa wacu. Nanjye ndishimiye, reka niremere ibyishimo. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Stay tuned kuri Easy Music Rwanda. Murakoze.